Yes, Alan Davis. Meze bite? Fresh. Meze neza. Racham. Bagaze bwuma. Ya. Ama ko niyo utameze neza. Uyu munsi wabaye iki kushije wari umeze fresh. Akavura kari kabuze kagwa niyo mpamvu. Nta kavura kagukanze. Ariko turabona umeze fresh. Cyane. Ibintu ni neza. Racham gake gake. Okay. Alan Davis umuhanzi uririmba R&B ukizamuka. Ijwi ndirimbo ubu ntigitiranwa n'izina ryanjye. R&B Alani. Urumva ko kantu ko wagatekereje neza. Fresh. Ene se R&B. Urabona hano mu Rwanda ibintu bijyanye na music. Bisaba ko hari nk'umuntu ufite wenda waba uguha wenda nka support nyine agufasha. Yeah. Kugira ngo nyine ubashe kugera aho ugera muri bano bantu nyine bamaje gukomera ari hejuru. Hari nk'umuntu waba ufite waba ugusapotinga. Nta muntu mfite supporting ibikorwa byanjye. Urabona nyine nko muri iyi minsi hari nk'ibintu King James yatangije byazana talent. Akaba waririmba akantu kakajyana akakagupostingira abantu babona ko umuntu azi ko kuririmba bakaba bagufasha. Ibyo byo ujye bigerageza. Ndabigerageza gose na kimwe nakoze ariko nyine niyo batabibona gusa hari abo nandikira nyine nkabona ko ayibonye WhatsApp. Urugero nka Bruce Melody nyine abandikira nyine bakabibona nta kintu bagufasha tu. Nyine none bisaba kudacika intege. Urabona abantu iyo bamaze kuba abastar nka kuriya yandikirwa n'abantu benshi nyine bisaba nyine kudacika intege bisaba guhozaho. Uri kumva bisaba guhozaho. Noneho hari ariko nta bitarindiriye wenda na hariya n'izindi mpano nyinshi hari n'ahandi hantu umuntu agaragariza impano nyinshi atandukanye. Urabona nko kwa KNC birumvikana. Urabona kwa KNC hari ikiganiro bajya bagira nacyo nyine cyo kugaragaza impano zawe. Ho waba warigeze ujya basi kugaragaza impano yawe kuko iyo utsinze hariya urabizi ko baguha amahirwe yo kujya muri studio ukaba wagira aho wigeze ubigerageza. Ya staff man nyine bisaba ifungo. Kwa KNC nacyo bisaba no kumwohereza naga posting. Bo ntago ari kuriya nyine bafata nk'agace runaka bakaza ahantu nyine bakavuga ati ushobora kuba bakajya nk'ahantu mu murenge umwe no mukavuze ati mu rugo wacu watugeze mu rugo wacu ari uririmba bagiye mu murenge umwe bakajya kureba abana bo muri quartier bakagaragaza impano. Nyine nawe wabyumva nyine bura nk'umuntu akizamuka bisaba nyine bya nyine kubiye bya support wabyumva wowe ukaba wavuga ati reka ari ahantu njye kugaragaza impano yanjye ndebe ko impano yanjye yakura. Kazi mba ndimo ntago kankundira ubundi ngiye ibintu byose nkora nyine mbikora nsenga Imana kubw'amahirwe bishobora kuzashaka kuzagira nyine bikarya nyine. N'ubu cyambere n'uguhozaho ibintu byose bikoze bikunze byanga bikunze. N'uguhozaho ariko nyine aho kugira ngo usezere ku kazi. Hoya ubifatanya n'akazi nanone. Ntabwo wasezera akazi kandi ibintu ugiyemo bidahita bitangira no kugutunga umuntu abakeneye kubaho. Ntabwo ndabijyamo rero ibintu nk'ibyo haracyabura amezi. Nta kibazo ariko nyine nabyo nyine ugomba kugerageza nyine ukabona byo wabifatanya ukazi nyine ukaba wasaba n'agashya ku munsi cyangwa se ibintu nabyo ukabikora bikakunganira. Nzabikora ariko nzabikora nyine natangiye gukora kuri za ndirimbo nakubwiye ziriya mfite muri studio nyine ubwo nzashakira promotion nyine kuburyo azahita ahera rimwe kuri YouTube. Ikintu nkunda kurya umuceri niwo wananiye n'ibijumba n'imyumbati. Iyo uvukiye mu cyaro ugera i Kigali ugafata iby'ubuzima bwawe. Ntabwo nabyibagiwe ariko nyine ndumva bitangiye. Aya mafaranga ngo ninjye guhaha ntabwo nabishyiramo pe nakubeshya. Ubu se wenda kari yagiye higera nyine abona nko umuntu abaraje i Kigali ubuzima bukanga akaba yasubirayo. Ubu usubiyeyo waravuze ati biriya bibora wapi nabitesha tubajyagenda te. Imana nabyo ntiyabyemera. Ari ukuntu ubuzima bujya ubuzima nyine wabizi ko nyine bujya bwivanga ahubwo no kujya nko mu bintu byakoreze wageze i Kigali byirengagije.
ntabwo nabyirengagije ariko nyine nk'umuceri niyo nkuriye ushaka kungirira ikibazo mu menyo. Umva nyine kurya nyine byansaba kugenda ahorana nk'agakombe ka kirida kandi urabizi ko baziciye kirida. Birashoboka buri wese agira inyogo ye. Inyogo yanjye nuko ibijumba n'imyumbati rero niyo nyogo yanjye. Aho kugira nyine ufate ibintu uzi ko biri buguteraho ikibazo kwimuruka nabo urarape kubesha azabona na management akajyamo ibijumba n'imyumbati ntahita mvayo.